mwiza, umunsi mwiza, kandi amahoro y'Imana abane namwe mwese. Imana ibamere umugisha aho muri hose, kandi amahoro y'Imana n'imigisha ituruka ku Uwiteka mwese ize kuba ibageraho, kandi Imana ikomeze kugenda ibagura mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nk'uko mubizi mumenyereye, iyi ni ya channel nziza twabazaniye yitwa Isoko TV Show. Yaje guhindurirwa izina mu minsi yashize bitewe n'impamvu iza kwitwa Isoko TV Show. Isoko, iyo umuntu abwiwe ijambo isoko yibaza byinshi, ariko isoko nyine ni ahantu umuntu abasha kuba yakura ikintu runaka, kira nyine aho hantu niho kiba kiri. Ni isoko rero, isoko y'amakuru yizewe, isoko y'ibiganiro byiza, isoko ijambo ry'Imana, isoko y'abahanzi n'abavugabutumwa beza kandi basobanutse. Isoko nyine ni isoko. So rero ndabasuhuje cyane kandi mbifurije umunsi mwiza. Turi mu masaha y'umugoroba, ariko nyine nubwo turi mu masaha y'umugoroba turashima Imana ko Imana ikikomereje amaboko kandi ikitwaguye muri uru rugendo. Rero amazina ni yandi, niyo Mudirike nk'ibisanzwe, cyangwa Pastor Nzaho yankuye nk'uko mujya mukunda kubivuga, cyangwa nk'uko mujya mwumva bibabwira. Uyu munsi rero nifuje tuganire ku mirimo y'Imana, imirimo Imana iba yaragiye ikora myinshi cyane. Hari ibitangaza byinshi Imana iba yaragiye ikora, hari imirimo myinshi Imana iba yaragiye ikora, ariko ibyo byose ni ibigaragaza gukora kw'Imana. Rero ndashima Imana ko ari Imana y'ubuhanga, kandi ari Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Mu minsi yashize Imana yigeze yankorera igitangaza cyiza kandi kimeze neza. Irangije irambwira ngo nzakugira neza, nzagutabara, nzakurengera. Byari bigoye cyane, ariko Imana kuko ari umukozi w'umuhanga yarigaragaje, irandengera, yarahabaye, irandwanirira umurengezi mu byari bikomeye, irantabara, byambereye igisubizo cyiza cyane. Niyo mpamvu ujya nkunda kuvuga ngo ni Pastor Nzaho yankuye. Buriya iyo uzi ahantu Imana yagukuye, bituma ubasha kumenya icyo ubasha kuba wavuga imbere y'abantu, cyangwa imbere yayo urimo usenga, urimo wishima, ubona byinshi byo kuvuga, kuko hari ahantu Imana iba yaragukuye. Nanjye hari ahantu Imana yankuye muri iki cyumweru, kuko iminsi yashize naje kuba nakora impanuka, ariko muri uko gukora impanuka Imana irandinda, umwana w'abandi, ariko byari bigoye cyane, byari hatari, ariko Imana yarandengeye cyane, irahaba, irandwanirira. Niyo mpamvu rero igihe n'igihe, aho n'abandi hose, n'abandi mu rugo, n'abandi mu muhanda, n'abandi mu isoko, aho hose mfite kuhakorera ikiganiro cyo gushima Imana, kuko Imana nta kiyitanga, kuko Imana niba ibasha kugaburira inyoni, ikagaburira igisiga, ikita ku matungo, ikita ku nka zikabaho, kandi atari uko nyine ari izindi mbaraga zazo, ahubwo ari mu mitekerereze yayo, ariyo yabitekereje ikavuga ngo ikintu kigomba kubaho gutyo, kandi kikanyura mu buzima bumeze gutyo. Nanjye hari impamvu Imana igeza muri ubu buzima, hari impamvu Imana itugeza muri ibyo byose. Gusa ndifuza tuganire ku magambo avuga ngo mbese gukomera kwawe kugeze he, cyangwa kungana gute? Nawe nakubaza ngo gukomera kwawe kugeze gute, cyangwa kuko Imana yaje kuba yigaragaza mu buzima bwanjye, irandengera, irangije irandwanirira. Bimwe nabonaga byari bigoye, maze gukora gisida nabonye bigoye cyane. Baje kuba bamfata bivuga ko bagambirira kumfunga, ariko ntibabibasha, kubera ko Imana yagumye kundwanirira, bagambirira kugira ibyo bakora bitandukanye, ariko Imana irahaba, irinda umwana ntiyapfa. Nari nagonze amashini menshi cyane. Niyo mpamvu rero numva nifuje kugira ngo yongere babwire ni mukomere kandi mushikame, mujye mukora, mugumane na Kristo, amahoro y'Imana ajya agenda abana namwe, kandi imigisha y'Imana ituruka ku Uwiteka igenda ibabonekaho. Iyi rero ni ya channel yitwa Isoko TV Show. Ni channel nziza cyane, tugenda tuganira amakuru menshi cyane abagiye atandukanye, kandi abagiye agezweho. Tuganira ku by'Imana, tukaganira ku buhamya bwayo n'ibyo Imana igenda ikora. So ibyo byose rero bituma turushaho kugenda dushima Imana. Gusa wowe wakunze ibiganiro byacu, cyangwa unezerwa no kubana natwe, ibuka gukanda subscribe, share, like, ni ingenzi kugira ngo tujye tugenda tubana ibiganiro byacu bya buri munsi, kandi Imana igenda irushaho kugenda igufasha, kandi Imana igenda kugenda ibana nawe. Wowe ugerageza gukora subscribe, ugerageza gushare ibiganiro byacu babikeneye batabibonye, nabo ukagenda ubibagezaho. Mwese nyine ndabakunda kandi bahoza ku mutima.
Imana ijya igenda ibambera umugisha, ibagure, kandi ibyiza ubona ko bidacana ujya ugenda ubisangiza n'abandi kugira ngo babashe kumenya ibyiza biberaho, kugira ngo turusheho kugenda twiteza imbere kandi twaguka mu buryo bumwe cyangwa ubundi, tuganira ku ijambo ry'Imana nk'uko Imana iba igiye. Reka rero ntangire mbabwira ngo mbasezera mbabwira ngo Imana yo mu ijuru umugisha, imbaraga, amavuta no kwaguka, kandi n'indishyi z'akababaro. Imana igumye kubitaho mwebwe n'imiryango yanyu, umwana mwiteho, umubyeyi mwiteho, buri muntu wese Imana irusheho kugenda imuha umugisha, kandi igende irushaho kugenda imwagurira imbago nk'uko yazaguriye Yabesi. Kandi niba kuko warayiringiye ukayikomeraho, nakwibwira ngo uyu munsi Imana irarena iri wawe. Hari umuririmbyi ujya ukunda kunezeza cyane, umuririmbyi ajya avuga ngo simfite isoni zo kwinjira, yambabariye ibyahise, kuko nasanze ko byahuye ni Yesu. Naraye ku rurembo niteguye Kristo, amateka yanjye ahindukira ku marembo y'ijuru. Naraye ku marembo y'ijuru. So nawe rero urare ku marembo y'ijuru, kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo hahirwa umuntu ufite umutima uciye bugufi, kuko ubwami bw'ijuru ari ubwe, kandi amahoro y'Imana arushaho kugenda abana nawe. Warara ku marembo y'ijuru, nk'uko iyo ndirimbo yabitubwiye ngo simfite isoni zo kwinjira, yanyishyuriye ibyahise, ko nasanze ko ryabuye ari Yesu. Naraye ku marembo y'ijuru. Uyu munsi nakwifuriza ko uza kurara ku marembo y'ijuru, kandi amahoro y'Imana n'imigisha itanga bize kukubonekaho, kandi Imana ize kugenda ikugira neza. Ariko sinagenda ntababwiye ino ndirimbo yindi nayo ijya ikunda kunezeza ikananshimisha cyane. Nayo iyo ndirimbo iravuga ngo hejuru y'abami ndetse n'abatware, hejuru y'abakomeye, hejuru y'ibizima n'abamarayika, hariyo Imana ikomeye. Bamwe biringira amagare n'amafarasi, abandi biringira ibigirwamana byabo, ariko twebwe Imana twiringiye hejuru ya byose. Bamwe biringira amagare n'amafarasi, abandi biringira ibigirwamana byabo, ariko twebwe Imana twiringiye hejuru ya byose, hejuru y'abami ndetse n'abatware, hejuru y'abakomeye, hejuru y'ibizima n'abamarayika, hariyo Imana ikomeye. So mbashimira rero, mbifuriza icyumweru cyiza kandi weekend nziza, mutagire weekend neza. Umugisha, ndabakunda cyane, kandi mukomeze kugenda mukanda subscribe, share, like n'ingenzi, comment kandi nazo ziba zikenewe cyane, kugira ngo tujye tugenda tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Amazina ni yandi niyo nkunda Eric nk'uko mbizi, channel ni yandi yitwa Isoko TV Show, tujye tugenda duhuriramo tuvome ku isoko amazi meza y'ubugingo, amazi meza yo kutumara inyota muri uru rugendo. So mbabwira ni ciao, ndabakunda kandi mbahoza ku mutima.